Ejo bundi kuwa gatandatu ku itariki 14 twaronshinze urubuga rwitwa agaseke.me. Ni urubuga rufasha abantu bakora content kumonetiza cyangwa se gukorera amafaranga mu bundi buryo. Ubundi abantu benshi bamenyereye ko iyo ugiye gukora content ujya nko kuri YouTube cyangwa se TikTok ukagira ibintu bimwe na bimwe wuzuza kugira ngo bakwemerere kumonetiza kuri platform yabo, ariko usanga akenshi ibyo bitwara igihe kirekire. Nk'igihe uba utegereza nk'umwaka wose cyangwa se imyaka ingahe bitewe n'uko ukora cyangwa se n'ibyo ukora, ugasanga utegereje igihe kirekire na cya gihe wabaye monetize nko kuri YouTube ugategereza kuzuzuza amadolari 100 cyangwa se amayero 70 kugira ngo ubashe kubikuza ya mafaranga wakoreye, ugasanga nyine ni ibintu bitwara igihe kirekire, kandi kuva content creators bakiri batoya biba bigoranye gukorera amafaranga. Gusa nubwo bigoranye usanga ari nk'igihe ufite nk'abantu bagukunda, ukaba ufite abantu bagukunda b'abafana bawe cyangwa se baba followers bawe bagukunda, bavuga bati uyu muntu ibintu akora turabikunda twanamushyigikira. Niba abo bantu bafite rero agaseke niwe kakorewe. Ujya ku gaseke ugakora profile yawe, noneho ugahabwa link usharinga ku bantu bawe cyangwa se ukayishyira muri bio ya social media yose, ukoresha Instagram cyangwa se Twitter cyangwa se TikTok, ku buryo abantu bagukurikira cyangwa se bagukunda iyo baje muri profile yawe bakabona ya link bakayikandaho, bajya ku rubuga aho bashobora kugusapotinga bakoresheje Momo. Amafaranga bagusapotinga aza kuri profile yawe ukayabona, noneho mu mpera z'ukwezi amafaranga yose abantu bagiye baguha tukayateranya tukayakohereza kuri konti yawe cyangwa mobile money yawe bitewe n'uko wahisemo ko amafaranga yazajya kugezaho. Agaseke.me ni rwo rubuga. Niba ufiteho ikibazo wanyandikira ndaza kugufasha gukora profile yawe, cyangwa se ufite ikindi kibazo ukeneye kumenya ku gaseke nabwo umbwire.